Ndekura nigendere. Ndekura mudogo nikubita hasi ndekura. Mu kwisobanura Kazungu Deni akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye aho ku bintu bitandukanye harimo Remera, Kimironko, Kinyinya, Kabuga, Masaka na Shororo abashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishigiri muri Zansi. Bari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro ko bakabaye bashyinguye. Mu ibazwa rya Kazungu yemera ko koko yishe abantu akavuga ko yari yacukuye icyobo babashyiramo bose kandi ko yabanje kujya ashyiraho itaka kuko washyizemo akaza agashyiraho undi hejuru nawe agashyiraho itaka ngo ariko mu icyobo kizuzura vuba afata icyemezo cy'uko azajya ashyira umuntu agereka umuntu ku wundi. natubwire ukuntu byari bimeze. Duhe gato fasha abanyarwanda. Nitwa Jean Paul Nkundineza, wowe witwa? Ange, umeze neza? Oya ntabwo umeze neza. Aha turi ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama. Uherutse kugaragara ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri uvuga bimwe mu byakubayeho. Uyu munsi y'itariki kuri wowe urumva wiyumva gute? Ibyumviro bya Ange ni satima zabo. Gahunda yo kuza kureba Kazungu ari kuburana. Ako ibyago mfite no kwavuze ko nta muntu wemerewe kwinjira amatara umunyamakuru. Oya. Icyemezo cyose gifatwa n'umucamanza. Nicyo twibaza. Okay, nanjye ngendeye ku ifoto nyine kubura naramubona ubu ngubu ku ifoto niwe. Ubamye wasangiza abadukurikira iti na nubuye kuri wowe icyo wibuka. Kuri njye cyo nibuka nyine nuko nabashije kuba nago ngiye mvuga ko namurokotse ntabwo nigeze mvuga ijambo kumurokoka. Nje navuze ko ndi mu baba wenda yaba yarageragejeho ariko sibikunda. Oh yes, mbanje kubasuhuza mwebwe abakurikiye Icyuzaba TV nkuko mubimenyereye kuri mikoro banyita Theo 7 Pro. Rero murabizi ko tugenda tubagezaho amakuru y'ibiri kuvugwa kandi n'ibiri kuba ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero twari tumaze igihe wenda mutatubona kubera ko habaye impamvu zatumye tutaboneka ariko nuko twihanganira kuko murabizi yuko mu buzima ibintu bigenda bihindagurika gusa tuba turwana no kugira ngo turebe ko ibintu byagenda neza kurushaho by'umwihariko tukajya tubagezaho amakuru meza kandi nk'uko mubyifuza. So rero nshuti zanjye uyu munsi murabizi ni itariki 21. Itariki 21 nibwo umugabo wamamaye cyane nka Kazungu ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi ndetse akaba ari nawe wafataga abakobwa akabasambanya. Uyu mugabo yaratuye mu karere ka Kicukiro i Kanombe mu Busanza. Uyu mugabo itariki nibwo yaburanishijwe ku rukiko rwa Kicukiro mu Kagarama isaha y'isa 3. Uyu mugabo rero bigaragara ko ari umuntu wamenyekanye cyane mu buryo butari bwiza kuko mu bigaragara ko murabona yuko hari abantu benshi cyane baje kumushungira cyangwa se baje kumureba bavuga ati uyu muntu witwa Kazungu. So uyu muntu witwa Kazungu
ni muntu ki ushobora kwica abantu bagera muri 12 abandi muri 14 kuko yemerera yuko yishe abantu 14 babiri yarabariye. Ni ikintu kiba gitoroshye kugira ngo wumve umuntu ushobora gutinyuka kurya undi. Twajyaga tubyumva ariko tukabyumva bitari mu Rwanda cyane. Nkanjye nagiye nkunda kubyumva mu gihugu cya Uganda, ariko mu Rwanda no bwa mbere numvise umuntu wica undi akamurya. Uyu mugabo bivugwa yuko yajyaga afata imitwe y'abo bantu akayijyana, ntawamenya niba yarayigurishaga, ntawamenya icyo yayikoreshaga, ariko uyu mugabo mu bice bimwe impyiko, imitwe ni bimwe mu bintu bitabaga we iyo yicaga umuntu yagombaga guhita abitwara. So uyu mugabo rero nibwo yaburanishijwe ifunga n'ifungurwa. So rero uyu munsi nibwo bamuburanishije. So nshuti zanjye rero nk'uko mubizi tugenda tubakurikiranira amakuru y'uko ibintu bimeze n'uko bigenda. Uyu mugabo icyambere cyo we yari yasabye kuburanishirizwa mu muhezo. Yari yasabye kugira ngo bamuburanishirize mu muhezo bitewe no gutinya itangazamakuru, ariko ndatekereza ko urwego rw'uyu mugabo ntabwo ari umuntu wo gutinya itangazamakuru. Sinzi impamvu wenda yabivuze cyangwa se yabitekereje atyo. Gusa ikintu gihari ni uko uyu mugabo ari umugabo washenguye imitima y'abantu benshi, cyangwa se wababaje abantu benshi, cyane cyane by'umwihariko ba nyir'ubwite b'umuryango we wabo yicaga. So rero ubu nk'uko muri kubireba nibwo akigera hano ku rukiko, ariko imodoka ihise isubirayo. Ntawamenya ngo ni iyihe mpamvu, niba wa mugani batinya itangazamakuru ntawamenya, ariko ihise isubirayo. Ariko ikigaragara ni uko uyu munsi bwo agomba kuburana. So uyu mugabo ngira ngo murabibona imodoka yajemo ni imodoka ya ribu, imodoka ya fime muri kubibona ifiteho amatara hejuru. Inyuma yayo hari indi modoka ya polisi. So rero uyu mugabo reka dutegereze icyo urukiko ribumukatire. Icyo mbizeza ni uko tuzajya tugenda tubagezaho amakuru y'uko ibintu biri kugenda cyangwa se bimeze. Gusa nshuti zanjye bavandimwe, icyo mbasaba ni ugukomeza mukadukurikirana, ugakora subscribe, ugasharinga. Niba utarakora subscribe ugomba kuyikora. Iyo uyikoze rimwe ibyo biba bihagije. Iyo ukoze subscribe rimwe ntabwo ubwa kabiri ntabwo bijya bibaho. Uyikora rimwe kuri ako kantu k'umutuku, then ugakora kukazogera hejuru, ukajya ubona notification y'amavideo tugenda tubaha se cyangwa n'amakuru n'inkuru tugenda dukora, amakuru tugenda tubagezaho. So rero nshuti zanjye icyo mbasaba nuko mugomba kudushyigikira, mukatuba hafi kugira ngo tubashe kugira uburyo ki tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro. So uyu mugabo rero Kazungu, hano hari umubyeyi ngira ngo muri kumubona ari kurira cyane avuga ati amaraso y'umwana wanjye. So uyu mubyeyi ngira ngo n'ay'umwana we
n'umwana we, arimo ararira umwana we Kazungu yishe. Uwo ni umwe mu bantu Kazungu yiciye. Hari abantu benshi bashobora kuba barishwe na Kazungu muri abo bantu 14 ariko batazwi inkomoko y'uwo mwana cyangwa se y'abo bantu. So ntabwo twamenya niba wenda azageraho akavuga ati uyu namukuye aha undi namukuye aha, ntabwo wabimenya, ariko reka dutegereze ni iki kizavamo, ni iki kigomba kuvamo, ese ni iki we avuga kuri ibi bintu. Ariko uyu mugabo ni umugabo uri kubona rwose udafite ikibazo na kimwe, nta gihunga afite, nta bwoba afite, ni umugabo uri kugenda yisekera, ubona kabisa wa mugani nk'uko babivugaga w'umusirimu. Abantu benshi ntabwo bajyaga batekereza ngo Kazungu ninde, ntabwo bajyaga bavuga ngo Kazungu ninde, kuko abantu benshi twamwumvaga ariko tukabona n'ifoto itandukanye nuko turi kumubona. Nge nkurikije n'ifoto yagiye icicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, nuko ndi kumureba ubu ndabona ari ibintu bitandukanye, gusa ikintu cy'ingenzi ni uko yafashwe kandi akaba yageze mu butabera. Nshuti zanjye rero mukurikira Icyo Uzaba TV, reka mbashimire ko muba mwaduhaye umwanya wanyu kugira ngo mwumve ibiganiro byacu ndetse munarebe amavideo y'ibyo tugenda dukora. Reka tubashimire rero, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza, naho ubutaha, murakoze.